Ah, mukansire ndamugore mwiza wamaye ibyo kujya kona. Ihute ndananiwe. Ahubwo kamuremo n'iki gisengeri kiri kumbangamira. Kumbona cyo. Kiyede kiba cyanciye umugongo umugore mwiza. None se kuri kumirinda ziniyo deseri wajeguriye umugore mwiza. Ngo arora vuba gira vuba. Ahubwo nzanirana cya gicuba cyanjye sha ndishe ndebe ko uyu mutima wagira mu nda. Ariko rero izi deseri zawe sana kuri kwanga kwegera kamera na bano wanyana wa imigaburire yera ngaho yihutisha ikorwa kujya shana manchonje Itu nanti sama dia. Umugore noneho kiri kuri yankoreye nizigenda gutera. Terugura kujya. Tende sonde na bingi bari ngijubon. Nawe. Kajosha. Hanshon gongo yani. Abuse mukansire ndi kuvuga ibintu utari kumva. Zana ibyo kurya ibi ntabwo ari ibyo kurya umwana. Kandi izi siripurize zawe ziri kuncanga. Abandi ko babanza urubuto mbere yo kurya, abandi babanzaga amandazi. Utandumbi kaje biringo utambira ngo ahasha amandazi gusa. Kandi wa mugore. Vayo ndi muri iyi video nayereka amaboko. Ngo wete nagwaye posha bibiri wagiye guhamira indazi rya 200. Witonde mukansire, witonde. Ngubu bambuye sinagwaye amafaranga saa 12. Izi si saa 8. Nigute se waba utari wacu? Utanzana ubwo ubingwa. Cyangwa shani ibyo byawe byo kuja gufata amadeni kuri botike wagiye guhabara gufatira. None uko ibingi bagendirirwa. Mukanzi ntabwo ngiye kwirirwa amazi n'abatanze posho. Mukanzi dakana kama bose paretse guteka ariko gukina n'umuntu ushonje mwa. Shamo kanzi ndagose. Utishwa kujya mugore mwiza. Mukanzi witonde wahita uzinguka jiwani nta kuntu wangaburira amandazi sinari nakubwiye ko nkeneye akavanye hasi imitsima uri kumereza imitsima yatunga umugabo ntabwo turi kwigoroshera Mukanzi uri kujya nzagwa ari bwawe ugiye kunjeresha amazi n'indazi sha niba utari guteka ibyo byo kujya wamugore hari ntukomeze kunjera imbere Mukanzi akosimane Bana mwese mwashatse mwangira umugore umwitosha aje kwihahira amandazi mwuka byara Mbese shamukanzi nta n'ibindi bihari byonyine Maze rero mukanzi ntukamenyeshe